ntabyo sinarinzi ko nabukomeze ubuzima narindimo ubundi niyitaga umuntu wapfuye ahagaze kuko nabonaga ameze nk'uwapfuye sinarinzi ngo naba nkangurya ubuzima bwo kwiba ubuzima bwo kuhora ndwana ubuzima bwo kuhora n'ibisebe ku mutwe ubuzima bwo kumva naje kwegera abantu bakiruka nagera abantu bakumva ko ari ikintu kibi kirahaba urumva byari ibibazo bikomeye nari ngeze no mu gihe nta muntu ntinya umuntu wese nkamutinyuka kuko nuva ko napfuye n'ubundi nta bundi buzima mfite ku iyi si ndibuka nigeze no kurwana nagize itifu umurenge urumva kugeraho urwana nagize itifu umurenge ni ibintu bikomeye cyane ubwo se gitifu mwaje kurwana mupfuye iki ku buryo ugera ku rwego rwo kurwana nawe nari ndahano mu kabara arahinjira sinzi ijambo yavuze aravuga ati mucunge neza kuva atangiye gusenda rye yagira n'ibyo yiba kuko nari igisambo yahoraga yarabizi kuri igisambo yarabizi ko ndi igisambo akibivuga bagiye kubona namukubise vide urumva nafunzwe inshuro zigera nari mfunzwe inshuro 24 ngarukira muri kasho ngarukira muri kasho 24 habaga igihe mu cyumweru bamfunze gatatu ko habaga igihe bamfunze nzira ukuri nanarengana niba ari abandi bibye bakomba kunkoreraho iperereza niba ari abantu batangira abantu bakarwana ubwo mu iperereza polisi irakora niba muri Rugarama ngomba gufatwa urumva niba ari mu bantu bafite amakanyanga menshi leta yaketse ndi mu bambere polisi irafata turarwana urumva ko twahoraga turwana habaga batwarwanye tugafata noneho duterana amabuye noneho umusaza umwe aza mu ntambara nawe twateranaga amabuye twarwanaga tugaterana amabuye inzira tukayifunga ari amabuye gusa urumva abantu ico gihe kanyanga zabaga ari nyinshi turarwana wa musaza barakomeretse ibuye riramufata bamujyana kwa muganga abarapfuye bati ni igisebe yigeze kugira mu ntambara bati iyo ntambara yazanye nande atabayirwanaga ati ni Sekazuba wateye ibuye ico gihe ntago Sekazuba ntago ryari rigizwe ubundi banyitaga gaca Sekazuba nazukiye muri gereza mbese kuba kwitwa umuntu nabereye umuntu muri gereza ni Imana ni wa mugambi w'Imana ngiye kuburana hote kuru bagiye kunsomera bampereza imyaka 3 bakuraho imyaka 7 nari maze imyaka 2 n'amezi 6 evo ndi umuntu wa mbere abantu bibuka wabyinye mu rukiko ndi umuntu wabyinye mu rukiko abantu bavuga ngo ntibyemewe ndi umuntu wakenze amaboko mu rukiko mpimbaza Imana mu rukiko Imana iraporonca ivodi ntabwo nezi ko Imana izayiporonca kandi natinyaga banga ko ninjira ngo mparebe televiziyo hitwa iwanjye ushobora kuba ngurikiye uyu munsi nta byiringiro ufite utabarwe n'Imana kandi mu Imana ihagurukije nawe ubonekemo ugiye guhagarara ku maguru yawe wirememo inteko wandika muri comment ngo uyu munsi ibyanjye birahindutse uyu munsi ubuzima burahindutse wandike comment tubibone Reka nanjye ngusuhuza aho dukurikiye ni by'agaciro gakomeye cyane kubugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu ndagushimira aho waba uherereye hose ushobora kuba udukurikiye hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda reka nkwifurize kugubwa neza amahoro ya Nyagasani abane nawe dufite inshuti nyinshi zigiye zitandukanye mu bihugu bitandukanye reka mpere ku baturanyi b'abarundi abarundi turabizi ko mudukurikira muri benshi kandi turabizi ko mudukunda tujya tubibona murabitubwira mukatwandikira mukaduhamagara ndetse dufite n'abandi bakunzi bari mu bihugu bitandukanye byo muri diaspora yaba diaspora nyarwanda cyangwa se diaspora y'abarundi nka muri Amerika Canada I Burayi za Australia ndetse na hano muri Afrika reka rero mwese tubifurize kugubwa neza kana amahoro y'Imana abane nawe ndi kumwe na mushuti wanjye mu Burera ndacyari I Burera amen profe nishimiye kubana nawe rwose natwe twishimiye kubana nawe ndetse n'iby'igiciro gikomeye kuba ukiri Burera ubundi waza guri kudupipa gahita wirukanka ariko amasengesho nasenze none yakoze umuti masengesho yakoze umuti ubundi waza gura pipa ariko kukubona tukaba tukiri kumwe nabyo nibyishima kuri ngewe kandi n'umunezero ariko Burera ni heza rwose naharaye hameze neza ikirere cyiza ni cyiza ariko hari akantu navuze nzakubaza
buri gihe cyose ugiye gutangira bavuga ngo abarundi bashuti banjye kandi Burundi nizere ko utari wagerayo. Ntabwo ndagera ariko ndi gutekereza kujyayo hari kuko nubwo imipaka zifunze ko zigiye kuzafungurwa kuko kuri nturi mu bantu bafite amatsiko yo kugera i Burundi kandi hanze ko bagukunda. Ndabizi cyane ko baramamagara ari benshi cyane rero karibu mu bashinga ntahe i Burundi. Yego abarundi rwose imipaka niyugurura cyane pe. Hari ubwo twari tugiye kujyana nyine biranga cyagiye tugiye kujyana n'abakunda cyane abarundi. Yego ariko ubutaha n'ujya mu ivugabutumwa tuzajyana. Yego byumve ko Evode ngiye kuzamubazanira mu gihe niko bimeze. Profe nishimire kuba hano i Burera. Yego yanzu uyu munsi nayirayemo. Wakoze cyane kandi nanjye ndashimira Imana ko wayirayemo kuko uri mu bantu twatangiranye urugendo kandi abantu babyibuka. Umuntu afite ahantu yahenge ku musaya ariko ni byiza kugira ngo Imana iguhe gakondo ubone n'inshuti yawe irayemo. Amina. Kuko njye nkunda kubwira abantu ngo Imana niguha umugisha usifuze ko umugisha wawusangira n'abandi. Rero ni byiza kugira ngo umugisha Imana iduhaye ugire n'abantu umumaro. Nkwabaye ari cagiye ngihagama ubusine byari biragenda bita ariko kubwo urukundo mfitiye no gwasanga mpagama ndabizi wakwemeraho ndaye haba hanze tukarara. Rero inshuti zibana ibihe byose ntabwo zibana mu byiza gusa. Ndagushimira ko twabanye ndi mu buzima bw'ubukode akabana n'uyu munsi tukibana naravuye mu bukode. Imana iguhe umugisha. Amina. Yego Profe banzu turagize Imana. Mana ishobora byose data mwiza uri Imana ifite ububasha uri Imana ifite ubushobozi uri Imana ihambaye uri Imana ikora ibyo abantu badatekereza uri Imana ikora ibinyuranye n'iby'abantu uri Imana ihindura ubuzima abantu bazi ko butahinduka. Ndabigushimiye mwami Imana uhabwe icubahiro. Ndagushimiye ko icyo abantu batabona ko umuntu yaba cyo wowe urabikora uwo muntu akaba cyo ndetse icyo batabona uwo muntu wowe ukimubonamo uhabwe icubahiro. Ndagushimiye ko warinze abadukurikiye ku isezerano Mana bari mu mpande enye z'isi yacu abari Amerika wabarinze. Ndabigushimiye mwami turafite inshuti nyinshi abagaragu wawe n'abaje badukunda Amerika wakoze kubarinda mwami Imana bari Burayi nabo nuko mwami Imana aho mu Bwongereza mwami wakoze kubarinda wakoze kurinda abantu bari muri Canada wakoze kurinda abantu bari Australia wakoze nyagasani kurinda abantu bari Asia ndetse Afrika yacu Mana bari abantu bari hara Zambia abantu bari Mozambique abantu wakoze kubarinda bari Kenya na Tanzania na Uganda n'u Burundi nkuko twabivuze ndetse n'abari muri Kongo wakoze mwami nga wakoze kurinda abanyarwanda by'umwihariko igihugu cacu wakoze kuturinda komeza udushigikire utugirire neza urinde igihugu cacu urinde abanyarwanda mwami Imana ikigano tugiye kuganira n'umugaragu wa Evode reka cubaka abantu bose badukurikira bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Urakoze mwami ngaho ubuntu bwawe n'amahoro yawe ari byo bitwubaka bidushigikire kandi umuntu wese udukurikiye iki kiganiro kimubera inyungu ntikimubera igihombo. Urakoze kurabikora mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Aha Prophet twatangiriye ahantu utubwira nyine ibintu bisa nk'ubuhamya bwawe uvuga uti twarabanye muri cyagiye nari ngikodesha ntafite iki ariko hari n'ibindi wanyuzemo bikomeye imbere yaho. Yes hari ibindi umunsi uravuga uti nicaye mu nzu yanjye noneho mfite gakondo nubwo wenda itaruzura neza ngo igere ku rwego igomba kujyaho ariko uyu munsi ahigejeje tishimiye tubaye tuyishimiye. Uyu munsi hari umuntu ushobora kuba ari muri bwa buzima nk'ubwo nawe wari urimo mbere uri muri buriya buzima wari ufite icyizere ko uyu munsi uzaba uri Sekazuba uri w'uyu munsi? Nta byiringiro nari mfite ntabyo sinarinzi ko nabukomeze ubuzima nari ndimo ubundi niyitaga umuntu wapfuye ahagaze kuko nabonaga ameze nk'uwapfuye. Sinarinzi ngo naba nkangurya sinarinzi ngo na Imana yampaho nk'uko abivuze ati se nyuma yo gukodesha ubundi buzima ahubwo sinatekereza ko ntanashobora no kubona yo gukodesha kuko nambonye bibiri byanjye ni mu kabare ni mu rumogi ni muri Kanyanga nibyo gusa kuko abantu barabizi nabaga nageze mu kabare mfite nk'ibihumbi 10 n'uwo ntazi nkamusengerera. Ubwo bwari ubuzima bwo kuvuga ngo nta bindi byiringiro by'ubundi buzima nari mfite byejo hazaza. Ndibuka rimwe nigeze no kuvuga ngo ningeza 2005 nzapfe. Urumva 2005 uzapfa mu mwaka wa 2001 2002 ico gihe nabwiraga ubuzima bwanje ngo ningeza muri 2005 nzaba nararamye
urumva nta byiringiro nari mfite mu buzima bwanjye, numva ko nubwo ngenda ndi wapfuye, ubuzima ndimo ari bubi, ubuzima ari bugoye, bugize bute, ubuzima bwo kwiba, ubuzima bwo kuhora ndwana, ubuzima bwo kuhora n'ibisebe ku mutwe, ubuzima bwo kumva naje kwegera abantu bakiruka, nagera ahantu bakumva ko hari ikintu kibi kirahaba, urumva byari ibibazo bikomeye. Ntabwo nigeze kukubwira, nari ngeze no mu gihe nta muntu ntinya, umuntu wese nkamutinyuka, kuko numva ko napfuye n'ubundi nta bundi buzima mfite ku iyi si. Ndibuka nigeze no kurwana nagize itifu umurenge, urumva kugira aho urwana nagize itifu umurenge ni ibintu bikomeye cyane. ubwo se gitifu mwaje kurwana mupfuye iki ku buryo ugera ku rwego rwo kurwana nawe? Nari ndahantu mu kabari arahinjira, sinzi ijambo yavuze, aravuga ati mucunge neza, kuva atangiye gusenda rye yagira n'ibyo yiba, kuko nari igisambo, yahoraga yarabizi kuri igisambo, yarabizi ko ndi igisambo. Akibivuga bagiye kubona namukubise vide, cyo kora vide ntiryamufata ku mutwe, ahita akinga ukuboko, abirindukana n'intebe yari yicayeho. Byabaye intambara ikomeye. Ubu bagiye kugufunga? Nahise niruka, banyirukaho, nari nzi kwiruka cyane, nabaga nabavuyemo kugira ngo mumbone, byabaga ari ikibazo. Narirukaga cyane, barambura, barashakisha hose, barambura mara, namaze nk'iminsi 15 nihishe. Ubwo cyo kora ndagaruka ntagira icyo bantwara, birangirira kuko bamfata nk'umuntu uraho tereye aho. Ariko nkumva ko nge, urumva ibyo nabikoraga nta mayindi mazima mfite, nta bitekerezo byo kuba se ejo hawe biti, kandi ibyo none ugasanga no kubikora mfite n'urugo. Urumva byari ikibazo. Ndazamuka 2005 umuntu ndagije simpfuye, 2006 simpfuye, nkomeza muri ibyo, ntaco ningeza 2010 nzaba nararamye. Ubwo nkora muri ibyo, mbona udufaranga ngaho buwate, ngaho iki, ngaho y'ubungaho igisambo bavumbe cy'iby'inkoko ni runaka, ihene ninde ni runaka, ibintu birakomera. Kuko nabaga nk'umwiyahuzi, abantu babyibuke, habaga nabuze n'amafaranga, naza mu kabare arico bitaga kubonja we ntago wanyoye inzoga, naza nko mu kabare nkamubwira ngo mbonja, wenda gakeya yakwa ko mbonja ngatera amabuye mu kabare, abantu bakiruka. Rero wabona ngiye guteruye mu kabare, ukahitumereza icupa ry'urwagwa kugira ngo ntateruye mu kabare, kwigura kugira ngo mbese ntabuze umutekano mu kabare, kuko nageraga mu kabare banyiri kabare bakama inzoga z'ubusa, kugira ngo mbaha amahoro. Urumva ubwo buzima nta byiringiro ko uyu Sekazuba wicaye imbere y'aba bantu nari nabitekerezaga. Ntago nari nzi ko Imana yamfata igaforomata ubuzima bwanjye, ibyo byiringiro numva ko byarangiye, yakongera kundema mu munyarwanda muzima, ufitiye igihugu akamaro, ufitiye abaturanyi akamaro, ufitiye sosiyete nyarwanda akamaro. Ibyo ntago nabitekerezaga, kuko nababwira ngo n'ubundi narapfuye, nibyo bintu nashoraga, n'ubundi narapfuye, numvaga narapfuye. Nkumva ubuzima bwanjye narapfuye, mbese nta bundi buzima hirya y'igihe ndimo, numva ko nta kindi gihe gihari. Yego, kandi koko singe gusa n'ababibonaga yarapfuye. Hari n'igihe nigeze kurwana n'abantu baramfata, barankubita, bagiye kunkubita none kuko barafite gahunda yo kunyica. Agiye kunyica amirikisha intuza, bari bandembeje cyane, meze nk'uwapfuye. Aravuga ati rero no kumuhura, ati n'ubundi ko yapfuye, ati mumureke n'umupfu n'ubundi azagwe ku bandi. Urumva aho narebwa nk'uwapfuye, ntabwo nari nzi ko narebwa nk'umuntu muzima uyu munsi uri kuganiza aba bantu badukurikiye bakantega amatwi. Urumva ni ibintu, ibyiringiro ntabyo nari mfite. Yego, ntabyo. Ni za ntambara nyine. Urumva nafunzwe inshuro zigera, nari mfunzwe inshuro 24 ngarukira muri kasho. Ngarukira muri kasho 24. Habaga igihe mu cyumweru bamfunze 3, kuko habaga igihe bamfunze nzira ukuri nanarengana. Niba ari abandi bibye bakomba kunkorera iperereza, niba ari abantu batangira abantu bakarwana, ubwo mu iperereza polisi irakora, niba muri Rugarama ngomba gufatwa. Urumva niba ari mu bantu bafite amakanyanga menshi, leta yaketse, ndi mu bambere polisi irafata. Urumva hari ibyo nafungwaga ntakoze, byabindi avango umwana murinzi ntakizwa iki urutozi. Hari ibyo nafungwaga ntakoze, hari n'ibyo nafungwaga ntakoze. Urumva hari nk'igihe nanyuze mu inama yaremye y'umutekano,
shandi kwigendera mve no mu rugo ngiye kumva numva bateruye umukandara baticara aho ngaho urumva ntacyo nakoze baranjyana baranjyana ndaramo kabiri barandekura urumva rero mwiza nshuro wasanga wene nako narafungiwe nk'inshuro 10 z'ukuri 14 zikaba arizo kugenda muri ambuti yaje y'ibisambo n'abandi bananiranye ngutyo yes ego waje gufungwa rero muri gereza nkuru ukatirwa noneho ngatirwa nararwanye nyene za ntambara zacu kumwe abantu barwana turarwana urumva ko twahoraga turwana habaga batwarwanye tugafata noneho duterana amabuye noneho umusaza umwe aza mu ntambara nawe aje gutabara abo twe turi kurwana twateranaga amabuye twaterana amabuye inzira tukayifunga ari amabuye gusa urumva abantu ico gihe kanyanga zabaga ari nyinshi wenda zaracitse ariko zabaga ari nyinshi tu kuko wasaga n'umuntu ayifashe mu nzira ariko kugenda ari kumwe ico gihe rero turarwana wa musaza barakomeretse ibuye riramufata rimufashe burya iyo uri ikihebuzi nuko niyo yaba ari ryundi ryamufashe niyo ryaba ari ryawe nuko arakomereka arangije gukomereka arataha kuno mucaro turwana umuntu agataha akipfukisha intuza bikarangira arataha aje kwa muganga arongera ataha hashize iminsi 11 arwaye bamujyana kwa muganga abarapfuye bati ni igisebe yigeze kugira mu ntambara bati iyo ntambara yazanye nande atabayirwanaga ati ni Sekazuba hateye ibuye cyo ntago Sekazuba ntago ryari rigizwe Sekazuba rimenyekanye cyane aho ngirijwe aho menye Yesu ubundi banyitaga gaca na gaca wamuteye ibuye ni wamuteye ibuye Sekazuba ntago ryari rizwi nico gihe nta abantu bari barizi byabaga mu ndangamuntu ariko nta muntu uzi Sekazuba bari bazi gaca bazi na kazungu ko nka mu gisirikare bazi kazungu ubwo rero ndafatwa umve ikibazo cabayeho Imana igufite umugambo ukomeye cyane bene musaza baje gushaka ahantu nicaraga n'imihoro ngo banteme banyice noneho basanga ndahavuye byabindi kwa kundu Imana ikurikirana umuntu mpakugeze izamugera ku cyamuteguriye mbonge ni mu cyahani nabwo nkihava baraza n'imihoro uko arafite bari baje guhita bantema nanjye ngapfa okay ndangire sinzi uko nageze mu rugo mbona abantu bari kumbwira ngo iruka naho polisi zageze mu rugo inzu yanjye rero nta nzu nari mfite kuvuga ngo wenda barashaka ngo nihishemo wabaguri hanze ukareba aho ndyama niyo waba uri hanze wayishaka inzu yanjye utagiye mu nzu wabaguri hanze nk'ubwo buzima no kuyihoma yari inzu y'amabati 6 ariko no kushobora kuyihoma byari byarananiye rero ntago navuga ngo polisi zaraje zirashaka zirambura mu nzu kuko nuri hanze ya konturaga inzu yose ukimeze urebeye imyenge ziri hanze warayirebaga umugore baje cyo kora baje gushaka mu yandi mazi yanje barayirengagiza kashobora kuba rimwe nihishe barambura ngezeyo barambwira batiruka nkabona umudamu ari kumbwira atiruka mbandaje bati byagenze bite ati runaka nanjye numva ni ibintu bise byabindi nigeze ngo meze nk'uwapfuye bakimara kumbwira ico kintu umusatsi wahise uguruka ku mutwe kandi arinzi ko ari muzima urabona iminsi 19 arishize byari byararangiye ariko akuna umuntu akubita twagenda bakadukomeretsa tukagenda tukikara nimara muva tukibera muzima numva umusatsi ngo hwi nareba kuje Buganda nkabona ni kuri ndangije rero ndimanura ndabandika mfate umwanya nimanure nge ni reporting mu gihe nimanuye abantu banturuka inyuma nta nuwavuze ngo yamfashe abantu babyibuke nagendaga abantu bankurikiraho ko ngo barebe ko nimanuye mba ndagiye ngeze hafi na hano umurenge Rugarama inyuma nje haturuka ikindi gikuni canshakaka baraza bahita bampereza abapolisi bari hano ku murenge barantwara nuko nafunzwe Imana ishimwe ko urumva wageze muri gereza ukirizwayo yego Sekazuba wavuga yazukiye Sekazuba nazukiye muri gereza mbese kuba kwitwa umuntu nabere umuntu muri gereza ni Imana ni wa mugambi w'Imana kuko urumva wenda mu buzima bwanje bwa kera bwa mbere ngira umwana mutoya kakana ku myaka 14 15 narindi umuririmbyi nzi kuririmba cyane ndirimba mu itorero Anglikani hano ku Gafumba nabaga hano kwa marume mwiyinzu noneho ndirimba abantu bankunda no mu bukwe bakantumira n'amakwa yabaga yabaye na mucaro bakantumira nkajya kuririmbamo
twakora ibiterane narimbaga abantu bagaseka igihe abantu bavuga muri Kongo 96 habaga ibiterane by'ububyutse abantu bakantumira barabyibuka nkaririmba nigize impumyi ng'impumyi yumvise Yesu irataka cya narinzi kuririmba ijwi rya tenari nkaririmba abantu bakishimira ibiterane bikomeye urumva ndagenda ariko hari igihe Imana ikuba igufitemo umugambi ukomeye nico gihe namagana nasinze kugira ngo abantu bamenye ko nasinze natangira kuririmba indirimbo ya 196 ivuga ngo Mana nko wafashaga abasokuruza none abantu bagahita bongorana ngarasinze ubwo natangira kwizamuka batarasinze birarangiye ubwo niho nafunzwe rero mw'ibyo bibazo ngeze muri gereza nimwo nazukiye ntangira kujya negera kuko muri gereza habamo amatorero yose abarimo ntangira kujya negera abasengera noneho ibyankanguye byabiterane biza kubera muri gereza byazwanaga na ba Bishop Rucahana ba Pastor Matabaro wa Restoration ndibuka Deo Gashagaza umushumba Vivante Kabuga aza kwakoresha igiterane niho yabwirije arabwiriza niho nihannye umunsi ku mugaragaro n'ubundi narinsa nko ushaka gusenga ariko umunsi niho Yesu Kristo yavukiye muri nje arongera aramfata arongera arampindura umugabo yigishije ijambo rivango haracari ibyiringiro ngo naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka iryo jambo yarazi kubwiriza uwo mugabo Deo Gashagaza niwe mushumba mukuru ari atorero ya Vivante Kabuga na komiseri umwe n'ubwi ari na komiseri umwe n'ubwiyunge ariva ngo naho igiti cyatemwe ico cyatemwe haracari ibyiringiro ko cyakongera kigashibuka ngo kikagira ibibabi by'ibitontomwe noneho arongera ahita kadutera temwe bagororwa bafungwa mwe mugera hano mukaba nk'ibiti byatemwe ariko mwakongera mugashibuka havango nanje Sekazuba nakongera ngashibuka nkabera abanyarwanda nkegera abanyarwanda batantinya ati rero mureke mbabwire washibuka ejo ukava mwiyigereza wagera hanze ukinjira muri societe nyarwanda ukaba umuntu muzima bakubonaga nk'uwapfuye avuze ngo wapfuye nibuka ko nivuga ngo nagize nte yahamagaye yahamagaye abantu bo kwakira Kristo Yesu abantu bo kwihana nukuri kw'Imana bantu mu nkuriki sinje warose ahamagara ati abumvi bashaka gushibuka ni bande abumva bashaka gusubira muri societe nyarwanda bakazaba abantu bazima babonaga barapfuye babonaga ibyiringiro byo byaraze ni bande nazamuye kumwe mbona ntari kukureba nzamura amaboko abiri mera nk'urutyo kugira ngo abone kari nge wa mbere mu bantu yarambuyeho ibiganza bwa mbere ndimo uyu mutwe wanjye warambuyeho ibiganza n'abantu benshi niwe warambuyeho ibiganza ndamburwaho ibiganza na Rucahana ndamburwaho ibiganza na Dogiteri Awurendi Mbahandu yuhagarira turangirikani mu Rwanda aza kunkomereza muri gereza araza aradukomeza turi abantu 47 rumva aradusengera kuvuga butumwa turamburaho ibiganza ndangira kuvuga ubutumwa ndangira gusengera abantu burya kubona umuntu yarapfuye uwo muntu yazuka akaba umuntu muzima gereza irikanga no muri gereza bari barafunzwe tuziranye bamwe ntibamenye ko bakagira bati ni ugukora uburoko ntari Yesu bakavuga ati buriya ni uburoko bumuriye abatamburiza ngo amasaha agende nahuye n'ikosi rikomeye mu gakiza kanje muri gereza nahuye n'ikosi rikomeye kuva muri gereza nkaza kuvuga ubutumwa hano nakoreye ibyo bintu nahuye n'intambara zikomeye nahuye n'ibitero bikomeye aho ubwiriza abantu bagutuka aho ubwiriza abantu batemera ko wakwakira Yesu ko Yesu yaguhindura cokora basobanukiye basomye ibyanditswe byera bagasoma Bibiliya bamwe yabacengeye bo bamenya ko Yesu ashobora kumpindura ndibuka nk'umushumba wanjye mushimire nkumbirwa Fresiye baramubwiye ngo ntazongere kunca ku gatuti ngo ntago nakizwa aravuga ati mu buryo namukurikiye mu buryo bw'umwuka w'Imana umbamo no mu buryo nasomye Bibiliya uriya mugabo yarakijijwe bamba amezi 3 amezi 3 arashira bamba amezi 6 umugabo akanca ku gatuti buri munsi ngaho mu biterane ngewe ndamushimira nubwo wenda namushimiye imbere y'abantu mu biterane bikomeye muhana impano ariko nongeye no kumushimira hari abashumba dufite afite umwuka w'Imana batajya mu mabwire inama zikarema akavuga ngo umwaro komandasiyo uruziga zakizwa nguriya namatakira ngo ingeje azongera aje muri Kanyanga aje azongera kubita abantu aje azongera yibe uko bukeye umwaka ushira Yesu nkomeza ampa imbaraga mburaho ntaha inzara ikanyica nkaja kuririmba n'umwana wanjye twaje kurimba mu giterane bakanga kumpitike kugira ngo nanirwe ibintu byarabaye ku mugaragaro ari igihe umwana amfiriyeho mu nzira mvuye ahantu za rugenda bari ngeze ahantu bita mu Kinoni kuri centre de santé umwana yikubita hasi twiriwe turabyina mu giterane turaririmba
ararira kuko twe twagiye twaburaye, twari twanabwira turabati twenda tuje mu giterane, kuva badutumiye turarya mu giterane, ariko rwa rugendo rurerure rudukamuramo bya bindi twariye. Umwana wanjye arananirwa bankangurukya ntatike, mushira ku rutugu ngezana bita ukanyira bibagara, tugwa hasi nje nawe twese turananirwa, murebye ndarira nawe ararira. Ico gihe niho nijoro nagiye gusaba igikoma ku mugo bita Mine, uyu duturanye hano hirya acuza ubushirano muri Nyargondo. Nijoro umwana mfanye saa 7 ndahaguruka njya gusaba igikoma Mine, ngira umugisha ngiyeyo nsanga yaraje igikoma muri teremusi n'umugore bita Fara, bansukira mu karitiro kano kajere kandi kamwe kaza amavuta ka litiro kamwe, basutse mu ndagigutomera maje kugira hanze bakinza bita nkinywa evo, sinatekereza ko nanjye nzarira integeka kukinywa. Nkinywa uyu mugore wandebera muri rido abona ninje uri kukinywera, arangira bategaruka ati kimwe witonze ngusukire ikintu janire n'umwana. Imana ibaha umugisha, mpora mbasengera aho bari. Evo nararirimbaga nabyina abantu bakagira boom kandi kwamamaza Yesu. Natana nabaza Imana ikambwira ngo wowe kora ngenda kwemera, ntago bene wanyu bazakwemera. Nukuri kw'Imana, iyi Mana abantu bankurikiye nuyikorera uzinga abantu bazakwemera, uzananirwa, uzagira banakwemera abandi bakwange. N'ubu ndinze n'abapastori byandi bavuga ngo abantu bamwanze ngaruko atakiri mu itorero. Ndinze mva mu itorangirikani mfite abantu bankunda murangirikani na nubu bakinkunda, mfite nabo nagezemo nta nahandi ngiye banyanze ariho naza, nibikorwa nakoreyemo, nivuga butumwa nakozemo, n'abantu nasengeye ndetse n'ibindi bikorwa bijyanye no kubaka itorero nakoze, ndinze mvamo batanyemera. Abo rero isi zanarangira bahari mu buzima bw'umuntu kabisa. Nibyo mbwira abantu ngo abantu banyanze. Evo ndi umuntu ntago ari kwirarira, ngira ngo wenda worabizi, ndi umuntu wazanye ivuga butumwa mu aka gace, ndi umuntu wakunzwe mu itorangirikani, ndi umuntu wakoze ibiterane bitandukanye abandi batinya gukora nkabikora hanze, ndi umuntu wazanye abanyamahanga mu buce dikoni, ndi umuntu paruwasi yanjye igihe bafungaga insengero zitameze neza, ico gihe bahagarika insengero zifite ibikoresho, niyanjye bari bashize y'icapa, abatanzania natumiye abariho batanga amafaranga yo kugura ibikoresho dufungura urusengero waruzagamo. Iriya ntebe iri imbere nini imeze nk'iya Musenyeri, iriya ntebe yavuye ikabare muri Uganda kwivuga butumwa nabwirije ikabare. Sengera umuntu wari wasaze w'umugore amaze amezi 6 azerera yarataye urugo, arakira asubira mu rugo rwe, bafata icemezo kuza gushima Imana mu Rwanda bango tuzanye intebe uzaje wicaraho. Ndababwira ntago nayicaraho mfite umushumba, niyo umushumba sinari na umushumba d'evangeliste. Barayitanga babwira cidikoni wanjye bati naramuka apfuye muzamenye ko yabwirije muri Uganda. Bazana ibikoresho amasorori ya paruwasi, bazana amasapfiriya, bazana ibiki, baratanga abatanzania baraza batanga ibintu. Urumva navuze ubutumwa bukomeye cyane. Ziriya ntebe zirimo nziza, harimo intebe zanjye 5 naguze 125. Biriya birahure bifunze icumbi rya pasteri bari banze kubigura, ngewe ndabigura. Urumva rero aho ngaho nubwo wakorute hari abazavangura gukora, hari n'abazakwanga. Rero ibyiringiro nko kuvuga tapi kwa tapi ukabantu bazi ngo ndamanuka, ngewe Imana ikambwira ati mwana wanjye bihorere, wakoza akantu ndakwemera, bareke nibashaka bakwemere, kuko abafarisayo barahari na Yesu yaririnze agenda badahari. Rero ndashimira ko ibyiringiro byanjye byari bizi ngo nzapfa, hubwo ntapfuye, hubwo ndi mu buntu bw'Imana. Evo niyo napfa kakanya niko mbwira abantu, ntago napfa meze nkuko wakera nari meze. Nukuri kw'Imana niyo napfa kakanya, niyo nataha nubwo ntaro gutaka kanya, kuko nabonye imenyetso byinshi Satani ashaka kunyimana abangura cafite umurimo mugari kuri ngewe. Rero urumva ubuzima uko bugenda buhembuka nguko, mba muri gereza ndakizwa, Imana ibonye mbanye nayo ati taha, imyaka 10 sinyirangije, ikuyeho imyaka 7, impaye imyaka 3, kandi Imana imanukira muri nge, irambwira mbibwira abafungwa nabandi boy, Imana avuganye nanje ko nta myaka 10 nzamara muntu. Bajya kundega hanze bati ashatse gutoroka. Ico gihe kubera mu gusenga dusohokaga ipangu tukajya mu rusengero rwo hanze, ico gihe baranambwira ngo ntago nemereye gusohoka kujya gusenga nk'abandi, ngo bamenye ko ndatoroka. Manza kujya kwa directeur wa gereza ndamusande, kuko nari nzi ko asenga, nge ni Imana bimbwiye ntago nzatoroka. Ico gihe baranyemerera ndagira ndasohoka.
Imana imvana mu maboko y'abagororwa bagenzi banjye, impamagara bari kureba, bagiye kumva bumva itangazo ravuze ngo Sekazuba Jean Damascene mwene Rugira Canadira na nyina Mukabuka Foibi utuye mu karere ka Burera umurenge wa Rugarama, naza sinya asubire mu rukiko. Ngiye kuburana hote kuru, bagiye kunsomera bampereza imyaka 3 bakuraho imyaka 7. Nari maze imyaka 2 n'amezi 6. Evo ndi umuntu wa mbere abantu bibuka wabyinye mu rukiko. Ndi umuntu wabyinye mu rukiko abantu bavuga ngo ntibyemewe. Ndi umuntu wakenze amaboko mu rukiko, mpimbaza Imana mu rukiko. Abacungagereza baje kumfata, deregiteri wa gereza w'umunyamurenge, bambe perezida w'urukiko w'umunyamurenge aravuga ati mumureke, mwirwanane mumureke. Imana imumugisha hari. Urumva? Ndataha ngeze hanze. Profe, uyu munsi hari umushobora kuba aranyuze muri ubwo buzima wanyuzemo akaba kiburimo, hari n'undi muntu udafite ibyiringiro, wenda ashobora kuba arwaye cyangwa hari ibintu yifuza kugera ariko uyu munsi akabona nta nzira, ashaka uyu munsi tumusubizemo ibyiringiro. Ibyiringiro birahari, twe tubona ko nta byiringiro. Hari naho tugira tukabona biranze ntibyashoboka, ariko Evodi ndakubwiza ibintu by'ukuri, ibyo tubona ko bidashoboka ku buzima bwacu ku Mana birashoboka. Kambwira uyu muntu ushobora kuba adafite ibyiringiro nkuko nanjye nari imeze, kuko njye nari yise umupfu. Ushobora kuba ufite ubwo burwayi nyine nta byiringiro, ushobora kuba ufite ibibazo byakubayeho kandi nta byiringiro, ariko ejo hawe ibyiringiro byaboneka. Ejo hawe ubuzima bwahinduka. Nukuri ko Imana nkuko Evodi yabivuze, ntabwo narota ko uyu munsi naba nicaye hano. Aha nicaye ni kwa bamarume. Narazaga nagera hariya bakabwira abakozi ngo nibanyira uko ntatwara amafurushete n'amasahani, kuko nari igisambo pe, ntago bambesheraga. Urumva nahoraga ndabiba. Urumva ntago nari nzi ko wa wundi birukaho nzagira nyuma aho banyuruka ari nge uzahatura. Donc aho ndi kuza kurara ubu ninge ni wanjye, aho naza kureba televiziyo, kuko hano ndi niwe muntu watunze televiziyo bwa mbere. 2001 nafite televiziyo hano, na 2002 abantu barabyibuka bava ku mashamba baje twavaga iyo ruguru ku ishamba tuje kure umupira APR iri gukina, ariwo ba Jimmy Gatete baharaye, ba Jimmy Gatete bakina. Niyo muntu afite televiziyo hano, bakavuga ngo abandi bareba umupira ngo nge sindebe kuko ndi igisambo. Ntago natekereza ko mu buzima bwanjye Imana izagira nyuma ikabipororontsa, arico Imana irapororontsa Evodi. Ntago nezi ko Imana izayipororontsa. Harani natinyaga banga ko ninjira ngo mparebe televiziyo hitwa iwanjye. Urumva hitwa iwanjye. Rero ndashimira Imana, reka mbwira aba bantu nkuko Evodi abivuze, ushobora kuba nkurikiye uyu munsi nta byiringiro ufite. Evo mu myaka 9 maze hano hanze mvuye muri gereza, sinshaka kwirata, sinshaka no kwirarira, majije gusana imitima itari mikeya, kuko ngira neza n'ubuyobozi bwite bwa leta bw'umurenge mu cyemezo bwampaye bwanditseho ngo isana mitima mu banyarwanda, bambereye icyemezo cy'ishimwe. Rero ndashaka kubwira ngo ushobora kubona uyu munsi nta byiringiro, ariko ejo hari ibyiringiro, ejo hari ubuzima. Ntabwo narose ko natura, ni igitangaza gikomeye. Niyo mpuye n'ikibazo, niyo naburara ndaryama nkavuga ngo ibyo wakoze birahagije. Niyo nabura amafaranga ndavanga ibyo wakoze birahagije. Niyo wagize ikintu mpomba ndavanga genda, waje mbizi nigeze ngutekereza, ngira ngo abanye ejo bundi nakoraga impanuka z'imodoka. Ndi umuntu wasize imodoka yagamye ejo nja kwivugira ubutumwa, kuko nyine mu bushake bwanjye ntabizi genda. Rero ndashaka kubwira abantu wongurikiye udafite ibyiringiro, Imana irahari, iragukunda, ubuzima bwawe irabuzi. Nubwo abantu batabuzi, Imana irabuzi. Nubwo abantu bakurambiye, Imana ntiyakurambiye. Abantu baraturamirwa Evo, kuko tekeza bavuga ngo tekeza kugira ngo ukubitwe, nurangiza bavuga ngo yarapfuye, ngo n'ubundi yarapfuye nazo ameze nk'uwapfuye. Iyo bamenya ngo nza abapastori nambari ikora cya batarambuye uwo munsi, bari kora ikibazo bagakubitaho. Iyo bamenya ngo nzatura aha, hari n'abanyira ngo bakareka kungira nabikorera ko babonaga ko napfuye. Iyo bamenya ngo nzatura hano cyabaranyishe. Ni bya bindi Imana yabwiye kuro ngo nzaguha ubutunzi buri ahantu hahishe mu mwijima aho abantu batareba. Ntago Imana ntago ikosa Imana itakora, ntago yakwemera gufungura amaso abantu ngo barebe ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Nawe ubwawe ntago yafungura amaso yawe ngo urebe ubuzima bw'ejo hazaza, kuko urebye wakwirara cyangwa ukirata. Niyo mpamvu yabwiye kuro ngo nzaguha ubutunzi buri ahantu mu mwijima hahishe, ahantu kure cyane. Reka nkubwire ngo nubuze ibyiringiro mu ijuru hari Imana itanga ibyiringiro. Kandi ikintu nakubwiye, iyo wizereye mu kintu kirakora. Nizereye mu ijambo Doga Shakazi Bishop yigishije,
ndavuga ngo uyu mugabo aravuze ngo hari ibindi byiringiro, ndabyizeye nzabigira. Iyo wize mu kintu birakoraga evo, birakoraga ibi icambere yarigishe ngo waje muri sosiyete nyarwanda ugahinduka, abantu baumva ugahinduka. Evo narahindutse mu banyarwanda, narahindutse mu banyarwanda mu myaka 9 maze hano hantu aho iwacu. Evo de kanze nkubwire, murafite abantu benshi muri Kigali gukorera ivuga butumwa iwanyu wakoreye amakosa, ukamara umwaka mbere wa kabiri wa gatatu atari Kristo ukurimo ntibyashoboka, atari Imana ikurimo. Abantu birirwa bavuga ngo nta Mana dufite Imana n'umwana wayo n'umwuka wera utwicayemo, n'ukuri kw'Imana. Evo nahuye n'ibintu bituma natoroka. Ndibuka rimwe nahuye n'ibibazo bikomeye, uwo bita Abimana Fidel ni umunyamakuru ukorera Musanze, arambwira ati ariko kufite ijambo shahu urakubitwa n'ubuzima, wazanga kujyana i Kigali ko ufite abantu ukajya ubwiriza mu rusengero ahantu ko wenda ukabona imibereho, ariko Imana yampamagaye. Ndavandi yavuganye nanje ko ari izamanza kumhindura ku musozi. Ni Imana ambwiye ko nzatuza muri Kigali pe izantuzamo. N'inzu yanjye ndayifite muri Kigali, ndayifite. Nakoze mitasiyo mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umwuka nakoze mitasiyo, mu buryo bw'umwuka nakoze mitasiyo kera. Inzu ndayifite, nakoze mitasiyo mu buryo bw'umwuka. Mu bireje bo niho nzagera nkabwira umuntu ntisohokemo nawe dukore mitasiyo. Ariko mu buryo bw'umwuka mu kirere cy'ijuru na connection mfitanye n'Imana, mu buryo bw'umwuka nakoze mitasiyo. Mitasiyo yagize ite yarakoretse, narayikoze. Rero arambwira Imana imumugisha, aravuga ati ufite ijambo utakwiri usuzugura vayo. Imana irambwira ati ceceka nzahindura ubuzima. Reka nkubwire, iyasuye Sekazuba igasurana abarunaka wabonye nababandi birwa batanga wanyo bavango yarahinduye, iracitwa Imana na nubira hari na nubira cagira abantu neza, gitegwe kugusubizamo ibyiringiro wabuze. Hari ijambo reka turisemo gatoya. Nahoze mbwira abantu ngo iyo abantu bamenya ko nza bameze nka gutya kitwa pastori nk'abantuye hano, ntago nabanyeriho. Turi kwijambo ryitwa ibyiringiro, naryo nshaka kubaganizaho. Reka dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli minota mikeya, igice cyaho ni 37 murongo waho wa mbere. Jambo ry'Imana avuze ngo iyerekwa ry'amagufa yumye, ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka, aramanura ngeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa, anzenguruka naho yakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya kandi yari yarumye rwose. Maze arambaza ati mwana w'umuntu, mbese aya magufa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati hanurira aya magufa maze uyabwira uti yemwe mwa magufa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uko niko Uwiteka umwami umwami Uwiteka abwira aya magufa ngo dore ngiye kubashiramo umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama kandi mbatwikirizeho uruhu, mbashiramo umwuka mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Nuko mpanura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufa araterana, igufa risanga irindi ryaryo. Nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho, maze inyama ziyameraho, zoroswa uruhu, ariko nta mwuka wari ubirimo. Maze arambwira ati hanurira umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti uku niko umwami Uwiteka avuga ngo uturuke mu birere bine wa mwuka we uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Nuko mpanura uko yantegetse, maze umwuka uyinjiramo, nuko ibaho, ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Maze arambwira ati mwana w'umuntu, ayo magufa ni ay'ab'inzu ya Isirayeli yose. Dore baravuga bati amagufa yacu arumye kandi ibyiringiro byacu biraheze, twaciyiwe burundu. Aha niho nashakaga. Reka tuganire kw'iri jambo mu gihe gitoya.
ni ijambo riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice 37 ubwo Imana yamuhamagaraga kugira ngo agende abwira Abisirayeli ubwo Abisirayeli bari mu gihugu cy'i Babuloni mu bunyage barihebye bumva ko batakongera gusubira kuri gakondo zabo bageranwaga nk'amagufa yumye. Ibuka neza ko Imana igihamagara Ezekiyeli yaramubwiye ngo genda uhanure. Nawe nk'umuhanuzi agira ubwoba kubw'ibibazo yabonaga bari bafite, yabonaga bano bantu batakongera kubaho, yarabareba akabati sinzi aho byaturuka, ariko Imana ikamubwira ngo genda uhanure uko nagutegetse. Imana yabona ko bishoboka, ariko Ezekiyeli akabona bidashoboka. Imana amubwira ngo genda none nkuko nagutegetse. None umva ijambo Ezekiyeli yabwiye Uwiteka. Yaramubwiye ngo Uwiteka, kubwanjye ntibyashoboka, ni wowe ubizi, ni wowe ubona ko byashoboka. Ndashaka kugutangariza iki? Abantu barabona ko bitashoboka, ariko Imana irabona ko byashoboka. Abantu barabona ko ibyiringiro bitagaruka, ariko Imana igiye kugarura ibyiringiro ku buzima bwawe. Yarebaga aya magufa akabona atakongera kubaho, ariko Imana ikamubwira ngo ngewe ndi Imana ikubwira ngo genda ubwira ari amagufa. Yari yarumye cyane, ariko ngo Ezekiyeli ngahanura uko Uwiteka yamutegetse. Haleluya! Ahanura uko Imana yavuganye nawe, ngagihanura. Vuga ngo agihanura ngigufa risanga irindi ryaryo. Aravuga ati bya bintu Imana irabishoboye. None biratubwiye neza ngo igufa risanga irindi ryaryo, ngo inyama ziyameraho, imitsi ziraza, ngo byoroswa uruhu. Ibyo yabonaga ko bitaba, ibyo yabonaga ko bitashoboka, ibyo yabonaga ko bitakwemera, ibyo yabonaga ko nubwo yagira ate bitabaho, abona Imana yo mu ijuru ishobora byose. Yamana ishobora iby'imiryango yananiwe, Yamana ishobora iby'amafaranga yananiwe, Yamana ishobora iby'amashuri yananiwe. Ngarategeka ngagihanura, ahanura uko Imana imuyobora, ngo nuko imitsi iraza, inyama ziraza, zoroswa uruhu. Umva ijambo ryatubwiye ngo ariko nuko ibyo byaje, ngo nta mwuka wari ugize ute wari ubirimo. Imana yamubwira ngo ngera uhanure mwana w'umuntu, uhanure umuyaga uturuka mu birere bine, uhuye mw'iyo mirambo. Ngabikora nk'uko Uwiteka yamutegetse, ngo umuyaga urahuha uturuka mu birere bine, ngo winjira muri ya mirambo, ngihagarara ku maguru yayo, ngo yiremamo inteko irakomera. Bari bazi ngo ibyiringiro ntibizagaruka, ibyiringiro biragaruka. Bari bazi ngo ubuzima ntibuzagaruka, ubuzima buragaruka. Bari bazi ngo ntuzakira iyo ndwara, babona uri kugenda mu nzira. Bari bazi ngo icyo kibazo ntikizakemuka, babona kirakemutse. Bari bazi ngo uzahora uri igisambo wiba inkoko, babona wabaye pasitori. Haleluya! Ariko ndashaka kugutangariza ngo dukurikiye, ibyiringiro byawe uko byaba byaraheze kose, hejuru y'ibyo byiringiro hari imbaraga z'Imana zigiye kongera kumeza ibindi byiringiro. Jambo ryaravuze ngo naho igiti cyatemwa haracyari ibyiringiro, naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka, ndetse ngo kikera amababa aruta ya mbere, ngo bikaza ari bitontomwa. Ndashaka kukubwira iki? Hari amahirwe yagucitse ubura ibyiringiro. Aya mbere aragucikwa urataka, aya kabiri ubona biranze. Ndagutangariza ngo ucumvire ijambo, reka ngo uhanurire mu izina rya Yesu, urakira andi mahirwe ya gatatu agiye kuyoborwa n'Imana. Ayo mahirwe ya gatatu Imana yarimo, Yesu yarimo, Mwuka Wera yarimo. Ubuzima bwawe bugiye guhinduka. Aho ninjiraga bagakinga ibipangu, ubu nsigaye mu muhanda bakanabikingura ntashatse gukomanga, kuko ibyiringiro byarabonetse. Aho ninjiraga bakavuza induru, ubundi kwinjira bakavuza impundu. Ndashaka kukubwira ngo iyahinduye ubuzima bwanjye iracitwa Imana, ngahanura uko yategetse. Umva noneho ku murongo wa nyuma twasogerejeho, ijambo ryatubwiye ngo mwana wanjye, ngayo magufa n'ay'ab'inzu ya Isirayeli baravuze ngo baciwe burundu, baravuga ngo ibyiringiro byaraheze. Ariko uyu munsi ndi Imana ireba amarira y'abarira, ndi Imana yumva amajwi y'abataka. Uyu munsi wa none Imana yumva ijwi ryawe Imana iryumve. Ibyiringiro byamaze iminsi utabaza, abantu bakabona nta kigenda. Imana igiye kumva ijwi ryawe, Imana igiye kugarura ibyiringiro, Imana igiye kugucira inzira. Abari amagufa yumye bongera aba bantu bazima. Ndashaka gusengera ubuzima bwawe, ngutangarize ngo ubuzima bwawe ndashaka kubusengera. Bwari umeze nk'ubwapfuye, nanjye nibonaga nk'uwapfuye,
ndibuka rimwe nigeze kurana indaya sinzi ukuntu nirutse nanga kuyishura, irambwira ati genda nanjye nakwanduje. Ndagaruka ndayibwira ntiwamaze narapfuye. Ati ubundi ko nakwanduje se? Ati naguteye sida. Ati nushaka kureka kunyishura. Ndayibwira ntaco niwe wantera sida zavuye mu sinzi abantu bavaga batwaraga ubukamyo basa nabara niyo wantera imeze ngira narapfuye byararangiye. Ariko ndashimira Imana niya turanga uwapfuye sida nsanga ntayo mfite, niya turanga uwapfuye ariko sinari narapfuye. Reka ngutangarize ngo uyu munsi wa none nawe hari igihe ngo byararangiye ariko ntago byarangiye. Wiyatsa amahirwe kandi Imana iguhaye amahirwe, hari andi mahirwe Imana iguhaye. Ibyari ibyiringiro byaheze ndongera mu muntu muzima. Uyu munsi wa none hari ubuzima Imana yaguteguriye, hari kado. Waba ufite indwara yakubujije ibyiringiro, waba uri mu bibazo byakubujije ibyiringiro, zamura ikiganza dusenge. Waba umaze igihe kirekire ubona byaranze, waba ubuzima bwobona umeze nk'uwapfuye, ubona imiryango yarakwanze, zamura ikiganza ngusengere. Nguhuze n'Imana itanga amahoro aho gatari, nguhuze n'Imana itanga ibyiringiro byashize, nguhuze n'Imana. Twe turabahuza n'abantu na Kristo nakaduhuza n'Imana. Ndashaka kuguhuza na Yesu uyu munsi byanze gusobanuka bisobanuke. Nahujwe na Kristo n'umugabo bita Bishop Dogashagaza ambuza na Yesu, ndangije mbana nawe dore ukomeze. Nanjye ndashaka kuguhuza na Kristo uyu munsi, nguhuze na Yesu. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Ibyiringiro by'aba bantu byari byaraheze, urangije ubabera Imana, ibyiringiro biragaruka. Ahari amagufa yumye babaye abantu bazima. Ndasengera umuntu wese ungurikiye udafite ibyiringiro, umurememo ibyiringiro. Urugo rwawe rugiye gusenyuka, ibyiringiro ntabyo ufite, ariko ndarwubaka mu izina rya Yesu. Wa mukobwa we ngo imyaka yabaye myinshi, abakubenga ni benshi, ndakuremamo ibindi byiringiro. Wowe ufite ikibazo kibanza, ndakuremamo ibindi byiringiro. Wowe urwaye igihe kirekire indwara yanze gusohoka, ndakuremamo ibyiringiro ko iyo ndwara igiye gusohoka mu izina rya Yesu. Urakira, urakira uba umuntu muzima. Amahirwe atakaje ni menshi, ariko haracyari andi mahirwe. Ayo narinzi ngo yararangiye, Imana yafuka andi mahirwe, nawe igiye kugufukura andi mahirwe. Uhereye aka kanya ubuntu bw'Imana bugira neza, uhure n'ukuboko kw'Imana, utabarwe n'Imana, kandi mu Imana ihagurukije nawe ubonekemo. Ugiye guhagarara ku maguru yawe, wirememo inteko, wandika muri comment ngo uyu munsi ibyanjye birahindutse, uyu munsi ubuzima burahindutse. Wandike comment tubibone, uvuge ngo birahindutse. Izere akimara kubwiriza muri gereza Dogashagazi naravuze ngo ibyanjye birahindutse, ubuzima burahindutse. Mvuye muri ntibishoboka ngiye muri birashoboka. Nawe ndi kuvuga ngo birahindutse, ninjiye muri birashoboka. Haleluya! Imbaraga z'Imana zibe kuri weho, ubuntu bw'Imana bugushigikire aho waba uri hose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Amen. Profe, urakoze cyane, reka tugushimire kandi twizeye ko abantu bari babuze ibyiringiro uyu munsi basubijwemo cyane. Yego, ibyiringiro birabonetse. Kuko uyu munsi niba ushaka kuvuga uti nanjye ndaha dore na kakantu rwose umuntu yicara hano hejuru yirebera amazi. Haleluya. Amina. Haleluya. Bitabera evode. Bitabera yuko bitinda kuza, ariko n'aba bantu bigiye kubabera babari barihebye. Nokore. Yego. Profe, reka ngushimire rero kandi dushime n'abadukurikiye kubifuza kuvugisha nimero ya ndazipiningaho. Yes. Ibiganiro byacu byanakagaruka. Shalom, shalom. Amen. Amen.